Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kigali Manota TV ni kuri no munsi ni tariki 24 n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2019 turi hano mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Remera ahateraniye inteko yirwaga rw'urubyiruko binukana cyangwa se mu muryango wa FPR. By'umwihariko rero turi kuganira benshi batandukanye hakoze kuganira n'abayobozi bamwe batutse muri RDB, abayobozi bahagarariye umurenge wa Remera, bamwe mu bayobozi ndetse n'abandi batandukanye n'urubyiruko by'umwihariko dore ko haje no kuba igikorwa cyo kurahiza bamwe mu banyamuryango bashyashya ba RPF cyangwa se FPR inkotanyi. By'umwihariko rero ngende isuzuma papi binda muraza kubana kuri no munsi nizere ko taza kubana mu bihe byiza cyane kandi tuza no kwishima babwiye ko mushaka ko mwadukurikira muciye kuri website yacu www.kigali.com ndetse no kuri channel zitandukanye nka YouTube ndetse na Instagram deko YouTube akanika Kigali Manota TV ndetse no kuri Instagram kanika Kigali Manota Official. Ni mukanya gatoya tadukomeza gice bitandukanye. Ya murakoze mu byo kuri muri uyu murenge wa Remera navuga yuko mu byo dushyiramo imbaraga bikomeye cyane harimo isuku n'umutekano, cyane ko nk'abantu bari ku rurembo rw'abinjira muri iki gihugu icyambere tuzi nuko turi indorerwamo y'igihugu cyacu. Uko umutekano wabonye, uko isuku wabonye ahangaha icyambere wumva yuko n'igihugu ari uko bimeze. Rero nibyo dushyiramo imbaraga, rero tukaba twaratangiye ubukangurambaga ku isuku n'umutekano ndetse n'ibiganiro turimo kugira, cyane cyane twasanze urubyiruko ari imbaraga z'igihugu. Urubyiruko rwumvise neza n'ibintu byose bigenda neza. Rero twahereye ku rubyiruko, ariyo mpamvu dukomeza kugirana ibiganiro nk'ibi kugira ngo badufashe mu bukangurambaga, cyane nk'ibibazo biba byugarije urubyiruko, harimo ikibazo cy'ibiyobyabwenge, urubyiruko runywa ibisindisha ugasanga basinze, urubyiruko ndetse rimwe na rimwe runiyandarika ugasanga rufite imyitwarire itaboneye. Rero niyo mpamvu tuganira mu biganiro nk'ibi kugira ngo rubyumve neza, runadufashe kujya gusansibiliza cyangwa se mu gukangura urubyiruko bahuje imyaka bari mu kigero kimwe kugira ngo birinde ibyo byose bituma urubyiruko rutamera neza, rituma urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, barebe impamvu zibitera ndetse banadufasha gushaka umuti. Nk'ubuyobozi rero tuba twiyemeje kubunganira, kubafasha, ariko dufatanye muri urwo rugamba kugira ngo tugire urubyiruko ruboneye, kuko nibo bayobozi b'ejo hazaza, nibo bashoramari b'ejo hazaza, nibo mu by'ukuri igihugu bazaba bagihagarariye. Tukaba twifuza kugira urubyiruko rwiza rukunda igihugu cyabo ariko rukeye, rwaba kurubona ku mubiri, mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa byabo. Hakunze kugaragara ko urubyiruko rufite ikibazo cy'abana batoya, ya mu rubyiruko ndetse n'abana bato b'inzererezi ni ku monde magone kwa bita. Ese nizihe ngamba ababyeyi batita kuri abo bana kubera ko byanga byakunda isuku igira isoko? Ese ababyeyi byo nta nama mu gihe cyangwa se nta zindi ngamba mwabafatiye? Ya murakoze, ngira ngo ibintu byose burya no kwigisha. Ubu rero ngira ngo zimwe mu ngamba dufite niko twatangije itorero ku rwego rw'umudugudu. Abantu bajya mu ngamba zitandukanye. Dufite ingamba z'ibirezi, dufite ingamba z'indirira, dufite inararibonye, dufite n'abandi bafite imbaraga. Tugira ngo dufite ingamba zigeze muri 6. Abo bose buri cyiciro gifite n'umuyobozi wacyo. No kugira ngo ababyeyi basubire ku nshingano zabo zo kurera, zo kwita ku bana. Ubundi wasangaga akenshi umubyeyi atari urebera gusa umwana we, ahubwo ugasanga umwana wese ahariho hose umubyeyi, umuntu mukuru aramurebera. Wasanga kubagana ukavuga uti sigaho. Uyu munsi rero usanga rimwe na rimwe ababyeyi barateshutse ku nshingano, ariko nanone n'abana ubwabo ugasanga nabo ubwabo bateshutse ku nshingano zo kwitwa abana bemera kurerwa. Rero niyo mpamvu tubinyujije mu itorero cyane cyane rimaze gushinga imizi ku rwego rw'umudugudu, tugumya gushyiramo imbaraga. Turakeka yuko ibibazo ariho bizakemukira kugira ngo bumve izo nshingano zo kwitwa umwana. Ese umwana asabwa kwitwara ate? Akwiriye kuba ameze ate? Akwiriye kuba yitabira iki? N'umubyeyi, ese umubyeyi akwiriye kuba yita ku mwana gute kugira ngo amuhe izihe nshingano, amutoze uburere gute? Ibyo rero nibyo bizadufasha abanyarwanda bose nibemera kuyoboka bakajya
bakitabira itorero, bakitabira umugoroba w'ababyeyi, turatekereza ko ari inzira imwe muri zo zizadufasha gukemura ibibazo. Nubwo wenda dufite n'ubundi buryo dukoresha butandukanye, ariko iyo ni imwe mu nzira. Itorero nirifata neza ku mudugudu, ibyo bibazo bizakemuka. Performance tubabwira ubwo nabyo bikajyana nuko abantu bakoreye kwitwara sandangagaciro. Ese urubyiruko rwacu uyu munsi rufite izihe ndangagaciro?